umugabo wanjye rero yanteze umutipe w'ibogari ukora massage, aramubwira ngo azamwishyura amafaranga agaragara, uwo musore azagerageza uko ashoboye kose andongore, ngo kugira ngo umugabo wanjye ahite abona ikimenyetso aheraho yaka iki gatanya. Noneho umugabo wanjye imitwe yankoze, ari nayo mpamvu naguye muri uwo mutego, yanze kongera kundongora. Umugabo wanjye aragenda akubita ukwezi tudatera akabariro, nkajya nirirwa mwinginga nkamubwira nti mugabo mwiza ko ngukumbuye, mugabo wanjye ko ngushaka, kuki tuzuza inshingano zawe nk'umutware w'urugo nk'umugabo wanjye. Umugabo ati mbananiwe, mbafite stress, ati rero ntabwo naba mvuye muri izo stress z'akazi ngo mbashe no kukurongora ngo rwose ngo ujye ubyihanganira. Nkavuga ariko umugabo wanjye asigaye afite ihabara, bimeze biti ukwezi kwa mbere kurarangira, monami urumva uwo muriro, ukwezi kwa kabiri kwituramo neza umugabo aransembera. Kandi umugabo wanjye kuri kiriya gikorwa ubusanzwe ni umuntu mana, numvaga nta n'undi muntu wamusimbura hari nabona, ku buryo ntigeze hanatekereza no kumuca inyuma. Naricaye ndatuza ndavuga ni n'ubundi niyo namuca inyuma nta wundi mugabo wanezeza nk'uko umugabo wanjye anezeza. Aho kugira ngo rero nirirwe mbikora reka nicare hamwe ntegereze, ntabwo ibi ngibi byarenze amezi abiri. Ese amezi abiri yashira atarambonera umwanya? Ukwezi kwa kabiri kwituyemo, ukwezi kwa gatatu kwituramo, Jesus ndavuga nti ibi ni ibiki? Umugabo yanga ko twongera gutera akabariro burundu. Ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, nongezeho nanjye ndabyakira, ndavuga nti rero ikigaragara uyu mugabo ashobora kuba yaranyanze ahubwo byaramunaniye kwerura. Ariko mu mutima nkavuga ariko kambe nihanganye, ahari iri joro wenda turi buze kubikora. Mana, nambaraga imyenda imukurura, nambaraga imyenda yose ishoboka, nkajya muri saro buri munsi nkahinduranya imisatsi buri munsi ngo ndebe ko umugabo twakongera gukora icyo gikorwa, ariko biranga. Umunsi umwe hari muri wikendi, umutware wanjye yiriwe mu rugo, arambwira utari ko sheri ati ko ari ahantu maze iminsi nkoresha massage, ati waje kumperekeza. Ndamuza ntise ni hehe? Arambwira ati ni inaha mu biryo, bwarahandangira numva ntabwo mazi. Arambwira ati rero ati uze kumperekeza tujye gukoresha aka massage. Urumva nk'umugore wari umaze amezi agera kuri 6 nta kintu umugabo amubaza kijyanye no guhuza. Naravuze ntahari ubwo uyu munsi umutwara ansabye ko tujyana muri massage dushobora kuza gutaha ikagira icyo bitanga. Shana naramwubashye pe, nkubitamo akenda kagakora, nkubitamo udukweto, agasengeri, umugabo turajyana. Nk'umutware wanjye numvaga nishimye, naravugaga nticyo nzi cy'uyu munsi turaza kubikora tu. Twaragiye rero tugera aho hantu bakora massage, abantu bahita baza kutwakira, ariko umuntu nawe baramuzi nyine. Tugezemo arangije arambwira ati rero ati ngiye ngiye hariya, ati nawe uwo musore nakwiteho turahura mu kanya massage irangiye. Umugabo wanjye mpita mbona agiye hehe ahandi. Arangije arambwira ngo nese ngo sheri ngo ntubizi ngo njye ntabwo umusore yankorera massage. Ati reka ati musore ita kuri madamu wanjye mukore massage neza, nanjye reka ndebe umumama cyangwa se inkumi nkorera massage. Numva ntabirenze nyine kuko nanjye ndabizi, nanjye tugiye imbere iyo twajyaga muri massage nanjye ubwanjye numvaga nshaka gukorerwa n'umugabo cyangwa umusore kuruta gukorerwa n'umumama cyangwa umukobwa. N'umugabo wanjye nyine nuko byari bimeze, nawe nagakunda gukorerwa massage n'umugabo mugenzi we cyangwa umusore, bavuga at least umumama, umubyeyi, umukobwa, igitsina gore nyine. Umutipe wari utwakiriye duha ikaze yari umutipe w'ibogari kabisa, yambaye agasengero ukuntu ubona umutipe uri fit kabisa. Umutipe yampaye karibu, mbona tugiye mu byerekezo bibiri bitandukanye, tujya mu cyerekezo cyo hirya. Arambwira ati rero n'ukuntu dukora, ati iyo ufite umukiriya wawe uramutwara mukivuganira akakwishyura, none twe tukaza kuverisa. Ntiye ndavuga nti ntaribi.
tuba turagiye tugeze mu cyumba, anjyana mu cyumba cyubatse ukuntu kirimo sound proof. Nagezemo ndeba uburyo ibyo byumba bya massage byubatse, ndavuga nti se karuga mbere nabona ahantu hubatse gutya. Umutipe arambwira ati hano rero hari VIP, ati n'ibiciro byabo bitandukanye n'iby'ahandi, uti ikindi kandi hano hari security iteye ubwoba, ati niyo mpamvu wabonye hano nta cyapa gihari, nta kamera zihari, uti kuko hari nk'uza ashaka kuruhura mu mutwe gusa nyine ku buryo badakeneye ibindi bintu bimuvangira. Ati niyo mpamvu ibyumba byaba birimo sound proof nta muntu wakumva ari hanze. Umutipe uwo mwanya bampaye tarifu, abampaye igipapuro cyanditseho massage, ibiciro. Nkikubise amaso mbona massage ntamenyereye, hari izitwa ngo reflexology, iyo ndayizi, hari izitwa nuru, hari ndavuga nti izi zose ni. Arangije arambwira ati rero agenda yansobanura uko zigiye zimeze. Umva ari y'ibihumbi 100, 50, 40 kugeza kuri 30 na 20. Arangije arambwira ati ariko reka ngo hitiremo iyo numva yaba nziza kandi wakishima. Ati ngo hitemo ya 60. Ndavuga nta mafaranga ni menshi massage gusa. Arangije arambwira ati uyikoreshe nibwo urabibona ko bitandukanye. Ati twebwe dukora massage itagambiriye kuruhura umubiri gusa, ngo no mu bwonko kandi urabyumva. Byanteye amatsiko nyine, umva hari igihe umuntu aba azi gucuruza, azi kubrandinga ikintu cye. Ndavuga nti yinkoreye turebe. Uwo mwanya nahise nishyura, baba bafite kode, ndishyura. Maze kwishyura arambwira ati ngaho reka dukuremo. Anyambura imyenda nyine n'ijya muri sauna cyangwa muri massage, ukuntu ukuramo ugasigarana utwenda tw'imbere. Arambwira ati iyi massage ati byose dukuramo. Ndavuga nti ngo iki? Arambwira ati nibyo. Ati se urabona imyenda yawe nimara kuyisiga amavuta urayambara gute yuzuye amavuta ya massage? Ati ubundi nuko nakubashye nawe nyiri umusirimu, ubundi iyi massage umuntu araza tukaza tukajyana muri dushe tugakaraba. Bibaye byinshi, ndavuga ntukenga reka nkuremo. Nakuyemo kuko narebaga nkabona niba yisiga amavuta se umugani ndongera nyambare, nkabona biransaba ko nsubirayo ntayambaye. Ndavuga nti reka. Nakuyemo byose, umuhungu akuramo byose, ariko nkumva nyine birakabije. Umuhungu yatangiye kunkorera massage bisanzwe, massage isanzwe, njyama nubitse inda, ankorera massage. Ariko ibyabereye muri iyo massage sinzi uburyo nabivuga. Umusore uko yari yambuye yageze aho arabishaka. Amaze kubishaka, uko yankoreraga massage rwa runtu rwe rwankoraga ahagana ku kibuno. Wibuke ndi umugore umaze amezi agera kuri 7 ntazi ngo imibonano imera ite. Maze amezi agera kuri 7 mbikumbuye kandi mbishaka ariko simbibone. Umuhungu yankozagaho icyo gikoresho rero, yababa data wese nkashesha umeze, ariko nari butuma bibona. Umuhungu yankoreye massage akajya akinkozaho nyine nkumva kiri kunkoraho ku kibuno kinini, yego mana yanjye, kikajya kinkoraho. Ibyo byarangiye rero ndahindukira, atangira kumasa imbere, ariko abahungu babaza ubwenge. Umuhungu yankoreye massage ariko ageze nko ku gice cya hano gutya ku mabere. Si ukukubeshya, niba ari uko nari maze igihe kinini nyine ntabikora, yankoraga ku mabere gutya nkumva ngiye kurangiza. Ariko nkijijisha ngatabona ko ibintu ari gukora byandenze. Aramanuka agera hasi kugeza ubwo ageze no ku bintu. Ndamubwira ntaho hirorere. Arambwira ati oya, ati njye ntabwo njya nsondeka abakiriya banjye. Wakibazo twenda kuki nabyemeye, navuze ntukereka njye ntuze bankore massage. Nukuvuga ngo iyo massage ukuntu imeze rero barakumasa umubiri wose nta na hamwe basize. Umuhungu yatangiye kumasa ku bintu, arahamasa. Si ukukubeshya, ntabwo nzi ko massage y'ibintu ibaho, ariko nahise ndangiza. Mu kurangiza naraninyariye ndabimwereka, arabibona.
ndamubwira nti ibintu ukoze ni uko birangiye umuhungu arambwira ati oke nta kibazo umeze neza nta kibazo. Nararangije pe ndanabimubwira ariko ibyo byararangiye. arangije ambwira ariko hano ndagusondetse tundi hari utuntu tundi nagombaga kongeramo. Ndamubwira nti hoya meze neza ibyo yankoreye birahagije. Umwanya nagiye muri dushe ndakaraba, maze gukaraba ndambara ndasohoka njya gutegereza umugabo wanjye mu modoka. Nkigera mu modoka shaka n'iminota 10 yashize nagiye kurambura umugabo arampamagara ambwira ati se ntibaragusoreza ko nagumye ntegereje kumbwira. Ndamubwira ntibansoreje ndi hanze mu modoka. Umugabo yaraje ariko nubwo umutipe yarankoreye massage nkarangiza muri ubwo buryo numvaga ntanyuzwe, numvaga nkibishaka ku buryo twatashye nzi ngo ubwo ntahanye n'umugabo mu rugo turagira ibihe byiza. Ariko twaratashye tugeze mu buriri ngerageje kumwegera bigenda kwa kundi aranyihorera. Mana isi n'ijuru. Noneho nahise mvuga ni reka nipangire kuwa gatatu nzagiye gukoresha ya massage nongere ndangize kuko byibuze numvishe biryoshye. Naje gusubira gukoresha massage ntari kumwe n'umugabo, ariko umutipe ndamubwira ni umugabo wanjye ntazigera amenya ko nizanye hano. Umutipe twaragiye umunsi wa kabiri ankorera massage nanone, ariko uwo munsi wa kabiri byari bitandukanye. Yarambwiye ati umbabarire ndashaka gukora massage yose uko tuyikora. Ni ukuvuga bya bindi byose nababwiye n'ubundi nibyo twakoze, ariko no hiyongeraho kujya nkozaho inkoresho ye mu matako, ku mabuno, ahantu hose ibintu nk'ibyo. Noneho nkumva ndabishaka cyane. Uwo munsi wa kabiri kwihangana byarananiye. Arambwira ati sundi mawuja kuri umuntu mukuru ndi kubona nawe n'ubundi ubishaka waretse tukirwanaho kuko ntawe umenya ibibera hano, nibi tuvuga ntawabyumva. N'umutima naravuze nsi ubundi nimbyanga kundi ntabyo nteze gukorerwa mu rugo, n'undi ko umugabo yankatiye. Umutipe twararongoranye pe, n'igitangaje twakoreye aho twararongoranye muri icyo cyumba cya massage. Nyuma y'amezi agera kuri 7 finally ndongorwa n'umuprofesiyoneri. Mbega umuhungu ndababwiye mwagira no gukabya, ariko byari byiza. Kuva icyo gihe rero dore ngo ndararuka naramuharaye. Noneho ndekera ibyo kujya njya mu cyumba cya sauna na massage kuko naravugaga ntibi bizandaburiza, ahubwo noneho tukajya duhurira iwe cyangwa tukajya ahantu gushaka icyumba. Byaje kurangira umutipe mani ntangiye kumwiyumvamo. Unarya umuntu akunezeza nyine ukumva ibyishimo aguha birenze Imana birenze n'ibyo wifuza. Ariko nawe mbona yatangiye kunkunda. Umunsi umwe ndiwe yarambwiye ati ikintu nshaka kukubwira, ati gusa ni amakosa ariko ngiye kukikubwira. Ati burya bwose kuza kunkoreshaho massage byapanzwe n'umugabo wawe. Ati kandi yaranyishyuye. Ati icyo yanyishyuriye sindakimuha ariko ngomba kukimuha. Ariko numvishe kuko nagukunze nabanza nkabikubwira. Umugabo wawe yanyishyuye amafaranga menshi kugira ngo nzakugushe turyamane. Namara kuryamana nzamuha ikimenyetso, kandi ikimenyetso ndagifite. Ati rero umugabo wawe ntago agukunda, arashaka ikimenyetso cyatuma mutandukana. Niyo mpamvu mbikubwiye ngo bimenye mbere yuko biba. N'ubundi ntagukunda, n'ubundi yifuza ko mutandukana, ariko yabuze aho yabihera kuko yifitiye undi akunda. Umutipe arabimbwira, arambwira ati rero njye yaranyishyuye kandi twarandikiranye, njye ikimenyetso ngomba kukimuha, ariko byibuze basi ubimenye kari uko bimeze. Narumiwe nibaza ukuntu aguye muri uwo mutego. Ndavuga nti ntare basi ubwo bimbwiye. Ibyo byararangiye rero kuko nyuma y'iminsi ngaho umugabo yaje kuza umunsi umwe yisarije arambwira ati mbwira ukuntu usigaye ujya gusambana n'abahungu bakora massage. Kuko narinzi diro nanjye kuraburiza wa muhungu, gusa nanjye nanga kuburana. Ndamubwira nti narabikoze nyine. Ati none atumva nagumana nawe. Ndavuga nti niba ukubishaka
kurumva deje ntiyarakinkunda, we yashakaga divorce ananyima, ariko kuko yarabizi neza ko ntapfa kumuca inyuma, ariko yaravuze uti uyu mugore ngiye kumutega agatego, mbanze ndeke kubimukorera kugira azakagwemo byoroshye. Byarangiye umugabo wanjye rero yatse gatanya, biroroha cyane kuko yari afite ibimenyetso, nanjye kuko nari namaze kumenya uko bimeze biranyorohera, ndavuga ntoke n'ubundi bibaye amakuru nari nyafite nta kundi. Ariko ikibazo mfite kano kanya, muri iyi minsi maze nijyamana n'uyu mutipe yanteye inda. Amaze kuntera inda ndanabimubwira, arangije arambwira ati rero mabuja, njyewe ubusanzwe mfite akazi kanjye usanzwe rwose ndakora, ntabwo njye nkora muri ibintu bya massage, ibi nabijemo kugira ngo nkore iyo misiyo nari nahawe yo kukugusha mu mutego, kandi akazi nkora kampemba amafaranga agaragara. Arambwira ati njyewe nkora akazi kazima, narize mfite amashuri yanjye, nimba